nitwa Nibamurore Jeannette mfite ikiganiro ubwenge buva ku Mana ubwenge buva ku Mana iyo terime ndayikunda muri yo haravuga 28 ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu Itangiriro ibice 26 umurongo wa 10. Aravuga ngo Abimeleki aramubaza ati ibyo watugiriye ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe ukadushirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati uzakura uyu mugabo cyangwa uyu mugore we ntazabura kwicwa iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo aba umukire agenda arushaho agezaho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu be benshi. Atera Abafilisitiya ishyari atera Abafilisitiya ishyari. Abari yo bose abagaragu base bafukuye amariba yose abagaragu base bafukuye. Aburahamu se akiriho Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Yesu nashimwe. Aya magambo ndayakunda cyane. Ni igihe Isaka yajyaga mu gihugu cy'Abafilisitiya, ngo yaragiye kuzerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ngo icyo gihugu nzakiguheramo umugisha kandi nzakiguheramo abana bazamera nk'umusenyi wo ku nyanja. Nzakiguheramo ubutunzi, nzakiguheramo umugisha. Kuko Imana yakundaga Isaka. Ngo kandi iwabo hari inzara nyinshi, hari harateye inzara, ariko Imana imusezeranya ko izamuha umugisha, izamuzamura. Ngo nuko ajya mu gihugu cy'Abafilisitiya. Akigerayo ajyana n'umugore we. Ngo akigerayo ngo aravuga ati uyu mugore wanjye ndamutse mvuze yuko ari uwanjye rwose banyicirayo. Ngo nuko arabihaka aravuga ati ngewe ndahakana yuko atari umugore wanjye. Ngo nuko akigerayo avuga yuko atari umugore we, arabihakana. Noneho amaze kubihakana aragenda atura i Gerari, yicarayo agubwa neza, amererwa neza, abana n'umugore we. Ngo igihe kimwe ngo Abimeleki ari we mwami ngo arungurukira mu madirishya ngo asanga ari gukina n'umugore we. Ngo nuko ahamagara Isaka aramubaza ngo mbese ibi watugiriye ni ibiki? Ni iki cyatumye ukina n'umugore wawe? Uzi yuko abagaragu banjye bari bashishikajeho gatoya bakaryamana n'umugore wawe? Aramusubiza ati impamvu nabikoze ni umugore wanjye yari mwiza cyane, yari afite uburanga, kwari ukugira ngo mutazanyica kubera umugore wanjye, kuko ndamukunda. Ariko nubwo mukunda bari kunyica bakamumpora kubera yari umugore mwiza. Nuko akimara kuvuga ayo magambo Abimeleki yihanangiriza abagaragu be, yihanangiriza abatware, arababwira ati nimuzakore kuri uyu mugore n'uyu mugabo, uzamukoraho wese icyaha kizamujyaho. Ngo nuko Imana yari yaramusezeranyije ko ngo azaba umukire ndetse cyane. Ngo nuko ngo Isaka biba muri icyo gihugu, ngo kugeza ubwo yabereye umukire cyane. Ngo yabaye umukire, ngo agenda arushaho kuba umukire ndetse cyane. Ubundi iri jambo ndarikunda. Ijambo ry'Imana yavuga ngo udakora ntakarye. Bisaba ko dukiranuka ku gato no ku kanini, tugasenga, tukihana icyaha, tukareka icyaha. Ariko twamara no kwihana bikaba ngombwa ko tujya gukora akazi tukabona ibyo kurya. Kuko iyo wicaye iwawe mu rugo ntujye gukora, iyo umwaka utashye abandi besheje urasonza, inzara ikakwica, ugasanga ufite ibibazo. Birasaba ko dukora ndetse cyane. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi aba mu bihugu bitandukanye birabasaba gukora ndetse cyane, kuko umuntu udakora
ntabwo akira, ntabwo abona umugisha. Ariko kugira ngo ukire nanone bisaba gusenga. Gusenga gute rero? Gusenga ni ukwinginga Imana ikagutabara, ikabanza ikagukuraho ibyaha, ikagukuraho ibyo wagendeyemo byose, warangiza ugakiranuka, kurinda icyaha n'igisa nacyo, warangiza ndetse ukajya gushaka akazi ugakora. Mu buzima busanzwe bisaba ko tugomba gukora. Mu buzima busanzwe tugomba kujya gukora, ugashaka akazi, ukajya mu bucuruzi, ugasenga Imana. Ukijya mu bucuruzi ukabwira Imana uti Imana umugisha muri ubu bucuruzi ngiyemo. Wajya guhinga ukabwira Imana uti Imana umugisha mu migozi ngiye gutera y'ibijumba, nzeze nzaba umukungu, nzagira n'ubuzima bwiza, abana banjye bazige, bazatsinde, bazakomere. Bitewe n'iki? Nuko wihutiye gukora. Gukora ni byiza, apana gushyira amaboko mu mifuka ngo utegereze ko bazaguha. Biragusaba nawe gukora cyane. Uyu mugabo ngo yarakoze cyane ngo kugeraho aba umukire, ngo agenda arushaho kuba umukire, ngo ndetse cyane ngo agira imikumbi, agira inka, agira amashyo, agira ingamiya, ngo arangije ngo Abafilisitiya bamugirira ishyari rikomeye bitewe n'uko bari babonye ko yabaye umukire cyane. Ngo Abimeleki aramubwira ngo tuvemo ngo ugende uture i Gerari, ngo kuko tubonye uturuta ndetse cyane. Kugira ngo rero ube umukire, kugira ngo rero aho uzabikura ngiye kuhakurangira nta handi, ni mu gukizwa, ni mu gukiranuka, ni mu kwirinda icyaha n'igisa nacyo, ukareka gucumuza ururimi rwawe, ukareka kugenda ubeshya, ahubwo ukareka guteka imitwe, ahubwo ugashakisha uburyo ugomba gukora akazi. Ushobora kujya gushaka akazi mu biro, abantu bashobora kuguha akazi. Ni urugero, ushobora kujya guhinga kugira ngo wunguke, kuko iyo umuntu ahinze areza kandi akunguka. Ndakurangira biri mu gusenga, kuko iyo umaze gusenga usaba Imana icyerekezo. Iyo umaze gusaba Imana icyerekezo irakiguha. Niho hahandi uzabona Imana igukijije ukaba umukire ndetse cyane. Amen. Yesu nashimwe. Biradusaba rero gukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo Imana irushaho kuduzamura no kuduteza intambwe no kutwicaza ku ntebe z'icyubahiro. Kugira ngo wicare kuri iyo ntebe y'icyubahiro niki? No kubanza gukizwa, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukagendera mu kuri ndetse no mu mwuka, ndetse amaboko yawe ntashyire mu mufuka, ukihutira no kujya gukora kugira ngo ubone ibitunga abana bawe, ubone ibifashisha abakene, nuko uzajya gukora. Yesu Kristo ashimwe. Hari andi magambo y'Imana yanejeje cyane, ari mu Bami, Abami ibice 7 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Elisa ahanurira yuko bagiye gukira. Elisa yabanuriye ko bagiye gukira, hari inzara iteye ubwoba. Reka nyasome wumve. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi n'indengo 2 za Seyiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nshuti yanjye muvandimwe, jya wizera Imana kandi ugendere mu gukiranuka, kandi wumve ibihanurwa ariko ubigenzuze ijambo ry'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Elisa nawe yabwiye abantu ko bagiye gukira, kandi mu gitondo bibuke ko bari bashonje. Ku irembo ry'i Samariya, ubundi hari harateye inzara ikomeye cyane, bari bafite ibibazo, bari bafite ibigeragezo. Byageze naho umugore afata umwana we aramurya. Baragambana ari babiri, umwe aravuga ati zana umwana we tumurye, n'undi nawe tuzamurya ejo. Ngo nuko bafata umwana baramurya, noneho nyina uwundi mwana amubwiye ngo tumurye, aramubwira ati reka da, ntabwo njyewe narya umwana wanjye. Urumva yuko we yaramushutse, barya umwana we, uwe baramwimana. Ngo nuko ubwo umwami yacaga ku nkike bahita barabarega ngo
kidashoboka. Nabibabwiye inshuti zanjye, imbere y'Imana hari ikidashoboka. Imbere y'Imana ibintu byose birashoboka. Humura, wihangayika ngo none se ngo ko ndi umukire ngo ko ndi umukene bizagenda. Uzaba umukire, ariko nakurangira inzira kugira ngo ube umukire nuko ujya gukora, nuko ukura amaboko mu mufuka ukajya gukora. Nawe wakoze kandi ukongera ugakora cyane, kandi muri uko gukora ugasenga Imana, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ntusubire inyuma. Kuko iyo umuntu amaze gukira no kubona ubutunzi asubira inyuma, ntawe gisenga Imana akayireka. Ariko wowe ndagutangariza ko ugomba gusenga Imana, ndagutangariza ko ugomba kuba imbere y'Imana, ndagutangariza ko ugomba gukizwa ukareka icyaha n'igisa nacyo. Kuko iyo umuntu yakijijwe ubutunzi arabibona, iyo umuntu yakijijwe amafaranga arayabona, iyo umuntu yakijijwe nta kintu na kimwe akora. Inganda ibintu byose Yesu Kristo abifite mu kiganza cye, nta kintu na kimwe kibuze. Haleluya. Ngo nuko arangije desire dobi desire brido kuba tanosiki difa shaladobi ngo edesire brido kuba. Aramubwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya nzakora igitangaza n'Uwiteka, nzahindura amateka y'abantu, nzakura inzara muri icyo gihugu. Ni nk'uko nawe Imana igiye kugukuraho inzara, ni nk'uko nawe Imana igiye kuguha akazi, ni nk'uko nawe Imana igiye kugukuraho uburwayi, ni nk'uko nawe Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro. Ariko gira kwizera. Uyu mutware wagamiraga umwami, impamvu yabihakanye nuko atarafite kwizera. Haleluya. Biragusaba kwizera, biragusaba haleluya ukwizera kwawe ukagushyira hejuru ntukumanure. Kuko iyo udafite kwizera nta kintu na kimwe wageraho. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Aburahamu yarizeye ava mu gihugu cy'iwabo, asiga iby'inzu ya se ndetse n'iwabo, ngo ajya mu gihugu Uwiteka amwereka. Icyo gihugu yakiboneyemo umugisha, icyo gihugu yakizamuriwemo, icyo gihugu yakiherewemo byinshi, ndetse yagiherewemo n'abana. Haleluya, haleluya. Imana iragusaba kwizera. Impamvu uyu mugabo yabuze kwizera, arangije bamukandagirira ku irembo Samariya bagiye gufata ibyo kurya. Nshuti yanjye, igisubizo kiraza warangiza ugasubira inyuma. Igisubizo kiraza warangiza ntujye mu by'Imana neza, ahubwo ukumva yuko niba ubonye ko dukeya ukumva ko wakize. Reka da, komeza wizere, komeza ukiranuke, komeza uhanga amaso Yesu. Uko ugenda uhanga amaso Yesu, ibyaha y'amasezerano Imana yagusezeranyije niko azagenda asohora. Ese mbabwire, Imana yagusezeranyije amasezerano, none wowe uri kujya mu byaha, uragira gutya ugakuramo inda. Gukuramo inda ni icyaha, ni ukwica. Ntabwo Imana ibyemera. Ngewe mvugisha ukuri, ntabwo Imana ibyemera. Gusambana ni icyaha, uraca inyuma umugabo wawe, uraca inyuma umugore wawe, ni icyaha. Ntabwo Imana ibyemera. Urabeshya, ufite ibinyoma byinshi, ntabwo ibyo Imana ibyemera. Imana yemera ko umuntu akiranuka, akirinda igisa n'ikibi cyose, agakiranuka ku gato no ku kanini. Impamvu uyu mugabo yapfuye bakamukandagirira ku irembo ry'Isamariya nuko atarafite kwizera. Yarabipinze, amaze kubipinga bimusohoreraho. Nshuti yanjye, ntupinge iby'Imana, ahubwo bigenzuze ijambo ry'Imana, bizasohora uko Imana yabivuze. Haleluya. Ariko kora cyane, kuko Imana nayo ije kugutabara. Amafaranga niyo yatanga, ubutunzi niyo butanga, kubaho neza niyo bitanga, kanseri niyo ikiza, yewe umugongo niyo iwukiza, kubagwa niyo ibikuraho. Nagiye mbona abantu benshi Imana yagiye ikiza kubagwa byagezeho. Nagiye mbona abantu benshi Imana yahaye urubyaro bageze mu myaka 12, imyaka 6, imyaka 3 bakabona urubyaro. Ntabwo ibyawe byayinaniye, ahubwo kwizera kwawe niko kwabuze. Kubera icyo utagire kwizera muri wowe. Gira kwizera kugira ngo ijuru rigutabare. Gira kwizera kugira ngo Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Gira kwizera kugira ngo Imana ihindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Haleluya. Kandi ukumbure no kuzabona mu maso y'Imana, ukumbure mu bwami bwo mu ijuru. Ese nawe Imana yakugiriye neza, waraguye, ntugikumbura ubwami bw'Imana. Ntabwo ugikumbura ubwami bw'Imana. Yaba wakumburaga ubwami bw'Imana, ukongera ugakumbura za ndirimbo wajya kuririmba, ugakumbura kwa gusenga amazi iminsi 3 usenga, ngo ukageze hava, ngo nuko babiri babura inzira, barangije bajya kubaza Imana inzira, kuko babonaga bikomeye. Bagiye kubaza Imana inzira, baba biyirije ubusa iminsi 3 n'amajoro 3, bamaze
ngo babanje kwihana, babanza kwiyeza, babanza kwikuraho imyanda n'imikoshi, babanza kwikuraho ibizira, babanza kwikuraho ibyo mu miryango yabo, ngo Imana irabababarira ibahinzira barambuka. Haleluya. Muri iyi minsi wowe uhagaze ute? Aka kanya tuvugana uhagaze ute? Ihane kugira ngo Imana iguhe ubutunzi, ihane kugira ngo Imana iguhindure amateka y'ubuzima, ihane kugira ngo Imana iguhe icyerekezo cy'ubuzima, ihane kugira ngo Imana igukize uburwayi, ihane kugira ngo Imana igukize kanseri, ihane kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bwubakwe. Imana igiye kubaka ubuzima bwawe, Imana igiye kuguha amahoro, Imana igiye kugutabara. Wowe warangije gufata icyemezo cyo kwihana no guca bugufi, Imana igiye kuguha icyerekezo cy'ubuzima, ugiye kongera gukora bigende, ugiye kubona akazi mu biro, ugiye kuba umuyobozi, ugiye kuba umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Haleluya. Waryaga ruswa, ntuzongere kurya ruswa. Yewe tando stakide menegrido kuwa abantu bazaga kugusaba akazi mbere yuko ukabaha ukabanza ukabasabanya, ntuzabyongere. Ihanire kureka kugira ngo Imana iguhindure amateka y'ubuzima. Uyu munsi wa none ni igihe Imana ishaka ko wezwa, ni igihe Imana ishaka gukizwa, ni igihe Imana ishaka kuhinduka. Numara guhindukira, Imana nawe iraguhindukirira, iguhindura amateka y'ubuzima. Kuko ibyo Imana ni manguhe urayihana ikaguha. Ese urayiki? Umutima wawe, umutima wawe niba ushaka, ntabwo ishaka ibiryo byo kurya, ntabwo ishaka ni umutima wawe kwihanikira birakunaniye. Wowe uravuga ngo ni ukwinezeza. Kwinezeza rero kutari mu bugingo urapfuye pe, nta bugingo wabona warimbuka. Haleluya. Muri iki gihe turi mu gihe cya nyuma, hariho abagabo basigaye baryamana n'abagabo, abagore bakaryamana n'abagore. Ntabwo Imana ibyemera. Icyatumye tando stakide menegrido kuwa hedesta roti ndetse umugore wahinduka umunyu nuko bari kiriya gihugu cyari cyarabayemo iby'ubutinganyi. Imana ihitamo kukirimbura, irimbura abantu babo bose. Haleluya. Irokora Loti n'abana be. Uyu munsi wa none hinduka. Niba wari umutinganyi uhinduke, niba wakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka uhinduke, kugira ngo Imana iguhindurire ubuzima, Imana iguhindurire ubuzima, Imana iguhindurire amateka. Wabigiyemo kubera ubuzima, wabigiyemo kubera n'amafaranga ufite. Hinduka kugira ngo Imana iraguherere, hinduka kugira ngo ube umukire, nawe ubibe kugira ngo ubashe gusarura, ube umukire ndetse cyane kugeza aho uzamukire ukomeye, ukubaha ku isi no mu bihugu utuyemo. Imana ibahe umugisha. Ngewe mfite indirimbo ndi gukunda muri iyi minsi, ndashaka kuyiririmba kano kanya. Ni 81 ngushimisha. Iravuga ngo ndakumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya. Ndiko mvuza impundu, haleluya, zinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe zawinjiramo. Nta marira bamuruwa murwa, nta muruwa n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya. Nuzuye ibyishimo, haleluya, zinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe zawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya. Nta gushidikanya, mw'ijuru hari umunezero, nta mubabaro uba mw'ijuru, ngiye kuzinjiramo. Mana yacu, Mana yera, Mana igira neza, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ubwoko bwawe bumaze kumva iki kiganiro, ubwenge buva ku Mana, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ubababarire ibyaha n'ibicumuro,
weza ubugingo bwabo, weza akanwa kabo, weza imivugire yabo, aho bagenze nabi bidatunganye bejesha amaraso yawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakwinginze, ukimara kweza buri mumwe wese, haba mu gihugu cy'u Rwanda no hanze mu mahanga hirya no hino, hindura amateka ya buri mumwe wese. Tabara ubwoko bwawe Mana, reka wahindurire icyerekezo cy'ubuzima, reka ubakure mu bukene, reka ubinjize mu buzima. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti hindura amateka ya buri mumwe wese, kubera kuri Uwiteka niryo zina ryawe. Zina ryawe rirakomeye, zina ryawe ni umunara muremure, ntaguhungira ngo akorwa n'isoni, ntabaza gushaka ngo ure kumutabara. Tutabaza Imana Rurema, nikiza abarwaye, nikiza za kanseri, nikiza Mwami Imana bababaye, nikiza abafite imvune mu mitima. Mana Nyiringabo, ndakwinginze ubabarira batababarira, mu izina rya Yesu Mwana w'Intama w'Imana. Hindura amateka ya buri mumwe wese, kingura imiryango ku bwoko bwawe. Ukimara kubatabara Uwiteka Imana Nyiringabo, tanga akazi, hindura Mwami ibitekerezo by'abana b'abantu, bongera batekereze neza kugira ngo babashe kuba bakire ndetse cyane. Mu izina rya Yesu Mana babibe, kandi uko babiba ariko basarura, barushaho kugenda baba bakire ndetse cyane. Mana bavuye ku kazi ukabasubizeho, abahuye n'ingorane babeshyewe bagambaniwe Mwami ubarenganure. Hari abantu barengana ubarenganure, hari abafite indwara uzikureho, hari abafite ibibazo Mana bikomeye, hari abafite imanza ubaburanire. Hindura amateka ya buri mumwe wese, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye ndetse no ku isi hose. Uwiteka Imana Nyiringabo, tabara ubwoko bwawe, tabara abakozi bawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ukimara kubeza Uwiteka, reka bigire impinduka ku isi hose ndetse no mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Turabasengeye, maraso Yesu nabatwikire, nubarindire ubugingo n'umubiri. Ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje, amen.